umurimo w'Imana ntubera aha, ukomeye n'ubera higiriya hariya. Hanyuma ndamwanga mu kinyabufura. Abarokore hari ukuntu twangana mu kinyabufura, agahita gusiba muri telefone cyangwa akavuga ati azibane nibane, mbese ukabyorosha gutyo. Mari igihe ari ukomeze. Rimwe njya gusenga ahantu, Imana irambwira nagira ngo mbibutse ko mu isi tutaje gutembera, twaje gukora umurimo uwadutumye. Hari ikintu nahoze ntekereza kare, numva ndababaye. Uzi ko abantu benshi bafashe ubuzima bwabo babunganya n'inkunga Imana yabateye kugira ngo bakorere Imana neza. Reka mbivuge mu magambo yoroshe. Abana uzabyara, urugo uzubaka, amafaranga uzatunga, icubahiro uzagira, ubutunzi bwose ufite, nibigufasha kugira ngo wuzuze ico waremewe. Niba hari ikintu kitugora mu nzira y'agakiza ni discipline. Uryama sangapi, ubyuka sangapi? Ni gute ukoresha telefone yawe? Amasaha yawe y'umunsi uyakoresha gute? Hagi urashaka kuzura umwuka wera, ni ukuri ibintu bamwe. Ntabwo wakuzura umwuka ufite pornography muri telefone yawe, ni ukuri kose, ntabwo bishoboka. Ntabwo ngewe mba ku mbuga nyinshi. Iyo ushizeho umurongo wa Bibiliya nta n'uvuga ngo amen. Shiraho Kanyombya urebe. Na Sebu. Shiraho Ugwenya urebe nimenya aho bavuye. Ntushobora kugarura icubahiro c'ubumana, ntushobora gukorera Imana neza utagira discipline. Ntabwo bibaho. Niba ushaka kuba umudisipure wa Yesu, ugomba kwadopta discipline ye. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 14. N'urupapuro rwa 201. Aravuga ngo ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Ndamaranira kugeraho dutanguranwa kugira ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kwe. Topic bampaye iravuga ngo dukora umurimo w'Imana nk'abazawubazwa. Dukora umurimo w'Imana nk'abantu biteguye kuzahagarara tukawubazwa. Muri iri jambo iyo bivuze ngo ukora umurimo w'Imana nk'umuntu uzawubazwa, humvikanamo inshingano kandi umuntu azabazwa. Ariko mbere yuko mvuga inshingano, nagira ngo tubanze turebere hamwe umurimo w'Imana ni iki. Ndabizi neza ibyo ngiye kuvuga, abantu benshi bafite isura itariyo cyangwa se igisobanuro kitari cyo kubyitwa umurimo w'Imana. Abantu batuzaniye iyobokamana mu Rwanda batubwiye umurimo w'Imana nk'ukorerwa ku ruhimbi hano mu buryo bwo kuba pasiteri, umudiyakoni, umwarimu, umuririmbyi n'indi mirimo ijyanye no gutanga amafaranga n'ibindi bimeze bityo. Ariko Yesu yatanze igisubizo cya nyacu ku bijyanye n'umurimo w'Imana. Baramubajije ngo umurimo w'Imana ni iki? Aravuga ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uw'Imana yatumye ari we Yesu Kristo. Mu yandi magambo, umurimo w'Imana utangirira mu mutima wo kwa Desire mbere y'uko ugera ku ruhimbi. Umurimo w'Imana utangirira mu kuzana impinduka. Mbere y'uko ngera ku mpinduka, umurimo w'Imana utangirira mu kwizera Yesu. Dufite abantu benshi binjiye idini, abandi binjira itorero ariko batinjiye muri Yesu. Nta murimo wa Kristo wigeze uba mu mutima w'umuntu. Atarigeze agira agahinda gatera kwiyana kuticuzwa ngo asobanukirwe ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Atarigeze. Umva ikibazo kihari rero. Abantu benshi bavukiye muri Sunday School bakomerezaho nta murimo w'umwuka wera mu mutima w'umuntu wo kumwemeza ko ari umunyabyaha. Abandi binjira mu matorero ya bene wabo, abandi binjira mu matorero kubera ko bagiye kurambagizamwe abakobwa, abandi bagiye gushakamwe abahungu, abandi ariho hantu bashobora kwiyumva neza,
umuntu umwe naramubajije kuki ugiye muri korale, arambwira ngo impamvu ngiye muri korale nshaka ahantu nzajya mbyara bakampemba, ngo hanyuma ngo nagira ngo ikirori ngo nkagira abantu tugisangira. Niyo mpamvu yo kujya muri korali, niwo muhamagaro. Hari abantu bamaze imyaka mu rusengero nta murimo wa Kristo urakorwa mu mitima yabo, hanyuma bakomerezaho kandi ntacyo bitwaye. Umva ikintu kijya kibaho rero, hari ubwo umuntu avumbura ko Kristo nta murimo arakora muri we, ariko akaba bimaze mw'imyaka 30, 25, agasanga kubikosora biravunanye, agahitamo gukomereza aho yaragejeje. Kuko kubikosora ni ugusubira ku itangiriro, ni ugusubira ku irembo rirasukirwaho, ni ugusubira ku musaraba ugatangira bundi bushasha, ukemera ko Kristo akora umurimo mu mutima wawe. Aho niho hambere batangirira. Hanyuma umurimo wa Kristo ntabwo ari ukwemeza umuntu ibyaha gusa, hakurikiraho umurimo wa kabiri wo guhindura umuntu ku ngeso, ibyo twita kwezwa cyangwa se kubamba ingeso ku musaraba. Aho ndabizi ko abantu benshi bahakwebye, bahisemo kuba mu rusengero bakora umurimo w'Imana, ariko bataremeye ko Umwuka Wera akora umurimo mu mitima yabo. Niyo mpamvu mu rusengero tuba turi abatagatifu, hirya y'urusengero tukagira ingeso nk'iz'abandi bose. Kubera iki? Niba hari ikintu nzi kibabaza, ni ukwemera kubamba ingeso ku musaraba, ni ukwemera ko umusaraba ukwica ugapfa kuri kamere. Nicyo kintu nzi kibabaza. Uzi kubabarira utagusabye imbabazi ukuntu bibishe? Umuntu utagusabye imbabazi byibuze ngo umusomere cyangwa se umubwire akababaro kawe, kandi Bibiliya ikakubwira ngo ubabarire, birabiha. Wahitamwo kubyina hano, wahitamwo no gutanga amaturo, biroroshe, wahitamwo no guterana, ariko kwemera kubamba ingeso ku musaraba nicyo kintu kibiha. Kandi aha Yesu yaravuze ngo nushaka kunkurikira wiyange, ukora ibyo nyene bibisha, ariko bizana resulta yabyo ni ugusa na Yesu. Iyo tuvuga ngo dukora umurimo w'Imana nk'uzawubazwa, nagira ngo turenge igiturisho, turenge n'urusengero, duhere imbere mu mutima, hanyuma dukomereze mu kwezwa no guhinduka ku ngeso, hanyuma turagira no ku yindi mirimo nyuma twabanje gusa na Yesu. Uwo ni umurimo w'Imana. Maze imyaka 15 ndi umupasiteri, nakijwe mfite imyaka 10, ku myaka 13 bantanzaho kimwe mu 10, ni mu kiwacu njya kubana n'abamisiyoneri, n'ubu sindasubira mu rugo. Ariko ikintu cambihiye mu buzima ni igihe Yesu yansaba guhinduka ku ngeso imwe. Namubwira eko Yesu wambabariye kuko bitaryoshe. Akambwira ati niyo nzira aho niho ugomba kunyura. Niba ushaka kunkorera, niba ushaka gusa nanjye, aho niho ugomba kunyura. Rimwe na rimwe byansabye kubabarira abatansabye imbabazi. Umuntu yansanze mu rusengero mbwiriza, hanyuma aranyanga gusa. Nari mvuze ngo aranyanga gusa. Yari umukozi w'Imana ukomeye, dukorana umurimo w'Imana, hanyuma aranyicisha. Igisambo babwiye kunyica, ngira Imana nsanga turi inshuti. Ariko njya ngura imigati nkajya gushaka abana mu muhanda tugasangira, tugasabana. Noneho icyo twari inshuti. Arambwira ngo mwana ngo ndayajya ngo ariko sinakwica ngo uri mwiza. Ariko kuba nsuhuje urupfu rukandeka, bimbikamwe umubabaro mu mutima. Ndashaka kubabwira umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ntubera aha, ukomeye n'ubere higiriya hariya. Hanyuma ndamwanga mu kinyabufura. Abarokore hari ukuntu twangana mu kinyabufura, agahita gusiba muri telefone cyangwa akavuga ati azibane nibane, mbese ukabyorosha gutyo. Mari igihe ari ukomeze. Rimwe njya gusenga ahantu, Imana irambwira ngo abantu barakwanze nawe urabanga, kandi uwanga mwene data wundi ni umwicanyi. Ntabwo umwicanyi azaraga ubugingo buhoraho.
nagira ngo mbibutse kwabo buzuye urusengero kandi ribu ntizigera ibamenya, bene abo ntizigera ibamenya. Mpita mbwira Imana, umuntu yarampemukiye bingeza mu rupfu, none urambwira ngo ni ngewe mubi? Hanyuma Imana inyemeza nkunda umwuka wera. Haleluya. Umurimo w'umwuka wera ukwereka ububi bwawe uri Yesaya, ukavuga ati napfuye, mbonye Imana mfite iminwa yanduye, nabo tubana bose baranduye. Iyo ububyutse bwaje nta muntu uburana ngo avuge ngo urumva ngo bangendaho ngo oya, umunsi wahuye n'umwuka wera azakwemeza ibyo ta wundi muntu wese yakwemeza. Mfata umwanzuro ndamubabarira kuko mbonye ko ndi mubi. Ntimureba ibi kubyigisha biroroha, kubiririmba biroroha, iyo birimo synthetizer biba biryoje, ariko umunsi Imana yagusabye kubikora nibwo uzamenya umurimo w'Imana ico bivuze. Ndamubabarira mbura urukundo rwo kumukunda. Iyo namubonaga mbwiriza nahita numva ikintu gihagaze hano, ikintu kibi kibishe, nkumva ndabihiwe, nkabwira Yesu naramubabariye ko sindabona urukundo rwo kumukunda, wambabare ukankiza iki kintu. Narasenze ashoboka nadashoboka, narasenze igifu kiranja, narasenze. Hari igihe yarangiza kubwiriza nkahita nibuka ukuntu asuhuzanije n'urupfu, nkahita niruka nkamuhobera, nkumva kiracahagaze, nkumva kirimwe, nkumva ni kibi, nkavuga Yesu wambabare ukantabara koko. Finalement ndi mu masengesho nabonye marayika azanye ijage n'ikirahuri, ansukira amazi ndanywa bwa mbere, bwa kabiri, ku bwa gatatu numva kivuyemo. Iki mbabwiye iyo uteze uragitegera, ku meza mama muri kumwe, muri dushe ntugisiga, mwaretse umwuka wera agakora umurimo mu mitima yacu ko aribwo tuzatura neza twishimye, ko aribwo tuzasimba tumeze neza. Umwuka wera yabanje gukora akazi mu mitima yacu, ko aribwo tuzakora byinshi mu bwami bw'Imana twaretse umwuka wera agakora akazi muri twe. Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza azatsinda abisi, abemeza ibyaha, abigisha amateka no gukiranuka. Iyo si inshuro imwe se, mbabwira indi. Iwacu tuvukana turi abahungu 7 n'agakobwa kamwe. Ako gakobwa turi Burundi kera mu ntambara, umuhungu yagafashe ku ngufu agatera inda, tugafite ari kamwe. Naye narapanze ukuntu nzashaka nkakazana iwanjye, nkakibagiza ko kavutse ari kamwe, nkagatetesha, kari kazi ubwenge mu ishure. Hanyuma ku myaka 13 umuhungu agafatira ku mugezi agatera inda, ahita arakabwira ngo nubivuga nzagukuraho umutwe. Kuko twari mu ntambara nyine araceceka. Hashira igihe tubona umwana we ahinduka, mwohereza kwa muganga. Kwa muganga he kilometero 45. Hanyuma muri consultation abwira muganga uko byamugendekeye, kandi amubwira ko bamubwiye ko nabivuga bazamukuraho umutwe. Nari mu mujyi wa Bujumbura mbimenye mpamagara polisi, sa nabi amaso atukura, ndababwira mujye kumfatira uwo muhungu mu mfunge. Bampa nimero za polisi ziwacu mu cyaro, mbahamagaye ndababura, ndahamagara biranga, nkubita telefone hasi ndakaye. Ijwi rirambwira ngo kurakaye. Ndarisubiza nti ntarakara, mushiki wanjye ntibamufashe ku ngufu kandi tumufite ari umwe. Ijwi rirangije rirambwira ngo umaze imyaka wigisha abantu kubabarira babiciye, wewe ntibamwishe bikunaniye kubabarira, uri umufarisayo, wikoreza abandi imitwaro udashobora gukozaho intoki. Ibi bintu iyo tubivuga wagira ngo ni ukunywa icyayi kirimo amata, wagira ngo ni akaji keza, ariko nutangira kwemera ko umwuka wera akora umurimo muri wowe, uzamenya ukuntu bibishe. Birabiha bikazana umusaruro mwiza, ariko kuhanyura niyo nzira bita umusaraba, niko gupfana nawe no kuzukana nawe. Hanyuma mpita ntega n'isoni n'ikimwaro ukuntu nahagaze imbere y'abantu basigaye iheru nta n'igisanira, ukamubwira ngo babarira, ntabwo aribo ni Satani, ukagira ngo urimo kuvuga ururimi rworoshe kumva. Ngezeyo abantu barahurura, bari bazi ngo nje gukora ibitabaho. Ndababwira ngo uyu muntu ndamubabariye, ntabwo ari we, ni Satani yabikoze. Bivuga numva inkota yahuranye umutima,
hanyuma nyine ndababarira ndataha. Haje kuvamwo abantu benshi bakijijwe uwo munsi kuko bari babonye nkoze ibyo muri kamere bitashoboka. Ubu hari abantu bicaye aha bafashwe ku ngufu, bazi ico mvuze ico bivuze. Ubu hari abantu bicaye aha bagikubitwa n'abagabo buri joro, bazi kubabarira ico bivuze. Hari abantu bari aha bahemukiwe, bambuwe, bahuye n'ibintu bigoye. Abwira Imana ati mwami nkwemereye ko ukora umurimo mu mutima wanjye, umurimo wawe nubanziriza imbere muri njye. Iyo tuvuga ngo dukora umurimo w'Imana nk'abazawubazwa, natangiriye ku murimo wo kwemezwa ibyaha, nkomeza ku murimo wo kwezwa no guhinduka ku ngeso, hanyuma turaza ku murimo nk'inshingano. Ni naho ndi busoreze. Reka mbabwire akantu, murebe hano mwese mbabwire. Ntabwo mu isi turi ba mukerarugendo, ntabwo twaje gutembera, twazanywe no kuzuza inshingano uwatuzanye yaduhaye. Mu ngobyi ya Edeni, Imana yabwiye Adamu guhingira ingobyi no kuyirinda. Muzasome neza. Ntabwo Adamu yagize esheke mu guhinga, yagize esheke mu kurinda. Umurimo w'Imana ntabwo utangirira hano mu rusengero, utangira muri Desire mu guhinduka kwe, ugakomereza mu muryango we, hanyuma ugakomereza mu baturanyi bamwegereye, ukazabona kugera mu rusengero. Kuba twarize ko umurimo w'Imana uba muri korale, uba hano mu rusengero, rimwe na rimwe hari igihe bitwibagiza inshingano tugomba kuzuza higiriye. None se ngewe ndi inshuti n'abajene, hari ukuntu umujene akubwira ati ariko hari igihe mbona papa mu rusengero, nabona yabwirije, nako iyo mbimenye ko ari bubwirize sinirwa nterana, kubera ko ntazi papa, nta rukundo rwa papa azi. Ubu hari abagabo bari hano, umudamu ahaguruka aje nko gusirimba hano cyangwa se aje nko kubwiriza, akunama kugeza igihe ari buhavire, kubera no kumureba mu maso akora ibyo kuri we ni ikigeragezo. Hari umugabo umwe w'inshuti yanjye naramusuye mu rugo, yari afite umudamu mwiza cyane, ufite mu kanwa hirabura. Hanyuma ndamubwira ufite, nari mpaswe gucikwa kabisa, Imana ishimwe ko ntamuvuze. Ndamubwira ufite umugisha ukomeye, ufite umudamu mwiza, ufite mu kanwa useka neza. Ari imyoza nka bimwe by'Abanigeria. Arambwira ati ni wowe ubizi ntiguteze. Arambwira ngo ntureba kariya kanwa ke, ngo iyo bigeze nijoro gacira umuriro. Ubu umudamu ntakwiye kureka umurimo w'umwuka wari ugakomeza mu mutima we. N'abakristo beza, ariko umugabo we warabizi ko umugore wiwe acira umuriro. Hari abagore bari hano bazi neza ko abagabo babo umurimo w'Imana ukwiye kubanziriza mu mitima yabo. Murashaka nkunda nkomeze? Iyo Bibiliya ivuga ngo tukore umurimo w'Imana nk'abazawubazwa, dukwiye kubanza kwemera. Nicyo kibazo cyabayeho, niyo esheka amatorero ya Gikristo yagize mu Rwanda, nuko twigishijwe umurimo w'Imana nk'uwo mu rusengero, ntitwigishwa umurimo w'Imana nk'ubanziriza mu mutima. Umva ukuntu Bibiliya ivuga, iravuga ngo hahigwa abantu bapfira mu mwami, imirimo izaza ibaherekeje. Hazabanza Desire mu mazina ye, Imana nimwemera, imirimo yakoze mu gipasiteri azayigororerwa nyuma ari uko yabanje kwemegwa. Kandi n'iyo mirimo nayo bazayinyuza mu muriro. Nituva inaha tuzasanga bacanye umuriro wizewe, bazaguhagarika hariya, bahamagare imirimo yose wakoze bayinyuze mu muriro ureba. Bibiliya iravuga ngo hari n'abazajya mu ijuru bameze nk'abokowe mu muriro. Imirimo yose utakoranye urukundo ushobora kutayigororerwa. Hanyuma urukundo ruva mu kwemera gusa na Yesu, gupfana nawe no kuzukana nawe. Uko ugenda wemera izo mpinduka niko ugenda wubaka ubusabane n'umuremyi wawe, bikagera igihe gukorera Imana bikakorohera. Umurimo w'Imana utangirira imbere muri wowe.
Adamu ntiyagize esheke mu guhinga, yayigize mu kurinda. Nagira ngo mbibutse ko mu isi tutaje gutembera, twaje gukora umurimo wadutumye. Hari ikintu nahoze ntekereza kare, numva ndababaye. Uzi ko abantu benshi bafashe ubuzima bwabo babunganya n'inkunga Imana yabateye kugira ngo bakorere Imana neza. Reka mbivuge mu magambo yoroshe. Abana uzabyara, urugo uzubaka, amafaranga uzatunga, icubahiro uzagira, ubutunzi bwose ufite, ni ibigufasha kugira ngo wuzuze icyo waremewe. Reka nsubiremo. Iyo umuntu abonye amafaranga menshi, ntibivuga ngo agomba guhugira mu butunzi bwe, ahubwo akwiye gukoresha amafaranga kugira ngo ubwami bw'Imana bwubakwe. Imana niguha umugisha wo kubahwa, uzibuke kubahisha abandi. Imana nikuzamura, uzafasha abandi kuzamuka, nico waremewe. Hanyuma birababaje rero ko agaciro kacu tukabonera mu mafaranga, mu modoka tugendamwo, mu mazu tubamo, tutazi intego cyangwa tutazi icyo yaduhamagariye gukora. Imana yaduhamagariye kuyikorera. Kimwe mu byo yaturemeye, mu bintu byinshi yaturemeye, harimo kuyikorera. Hanyuma topic iravuga ngo dukore umurimo w'Imana nk'abazawubazwa. Ntarabyibagirwa, reka mbabwire akantu nzi ko gakomeye. Hari umunsi umwe nzahagarara imbere y'Imana. Dive na Dani na mama Dive bazaba badahari. Uko navutse mu nda ya mama ngenyene, niko nzahagarara imbere y'Imana ngenyene. Nzabazwa ngo icyo twakohereje gukora waragikoze. Yesu ku myaka 33 yarashoje akazi. Aravuga ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, ushaka wese naza. Paulo ku myaka ye y'ubukuru yashoje umuhamagaro we cyangwa se umurimo yatumwe gukora. Aravuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, soje urugendo rwanjye amahoro, n'abandi bose bazagenza nkange bazahabwa ikamba. Dufite abantu kugeza uyu munsi atazi icyo yaremewe. Agaciro ke akabonera mu nzabamo, mu modoka agendamwo, mu biryo ajya, mbega ibintu biciriritse, bizarangirana nawe. Kubera iki? Ntuzi icyo waremewe, ntuzi umurimo w'Imana icyo bivuze. Niyo mpamvu ushakira agaciro aho kadakwiriye. Umuntu w'Imana, umuntu yasobanukiwe imvuga, arubashwa, akize, akenye, agwaye igihe cyose. Umukozi w'Imana uheruka gutabaruka muri Korea Yongicho yaragwaye araremba. Hanyuma bamunyuza muri koridoro kuri brancard, ahantu hose bamunyujije, aho yanyuze abagwayi bahise bahaguruka bose barakira. Warembye. Elisa yarapfuye, baramushingura, hashira igihe kinini yarapfuye. Rimwe ngo bagiye guhamba umuntu, ngo bikanga igitero, ngo bapfa kujugunya ku magufa yo kwa Elisa. Uwo muntu ahita arabakurikira. Hari abantu basobanukiye umurimo w'Imana muri bo, basa na Yesu, bakorera Imana neza, no mu ipfa ryabo biba binejeje. Bibiliya iravuga ngo cyama nkazapfa nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Zaburi ya mbere iravuga ngo umukiranutsi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Yagusuhuje biba ari byiza, yasetse biba ari byiza, niyo yapfuye nabwo biba ari byiza. Hari igihe duherekeza umuntu mu rusengero bakamuvugaho ibintu, nkavuga mwami, ubu ngewe nimpfa byibuze nzabona icyo bavuga. Ni ukuri kose dufite abantu mu rusengero yapfa tukabifundikanya, tukajya twibaza hajya yakoraga iki, kubera ko nawe nyine icyo yaremewe ntakizi. Ntacyo dufite twavuga ko wasuye imfubyi, twavuga ko witaye ku bapfakazi, twavuga se ko byagenze bi. Nariho ndababwira ngo Adamu ntiyananiwe no guhinga, yananiwe no kurinda. Abahungu ba Aroni, Imana yabahaye inshingano irababwira ngo uyu muriro mbakirije muzawurinde. Mwibuke ko
intego iravuga ngo dukore umurimo w'Imana nk'abazawubazwa. Bibiliya iravuga ngo abo bahungu bararangara, umuriro w'Imana uwo yakije urabazimana, ngo bahita bajya mu baturanyi kurahura. Musubiremo ngo kurahura. Bajya kuzana umurahurano, bakiri mu nzira bawuzana, uw'Imana uhita uramanuka, kuko Imana ntikunda abayivangira. Itorero ryubatswe kuri Kristo, ntiryubatswe ku muntu, n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Umuriro w'Imana uramanuka urabatwika, barapfa, bapfana n'uwo bavuye kurahura. Aroni agize ngo aririre abahungu be, Imana yamuga ati sinkubona urira, ntakwicana nabo. Naravuze ngo kwera kwanjye kuzagaragarira mu banyegera. Nta kiriyo cyabaye, nta cyabaye. Hari gende bakavuyo kaba mu matorero, nkareba ibintu bihaba, nkabareba. Wana umuntu wese ararahura akazana. Umuntu wese arazana umurahurano, kandi yari umukire biba byoroshe, uwe ufatwa cyane. Ariko nkajya nibaza, hajya uw'Imana yakirije urashahari? Reka mbabwize ukuri, mbabere umunyakuri. Pawulo aramutse agarutse akareba ibyo yasize avuze n'ibyo tuvuga uyu munsi abapasiteri, ntekereza ko yarira. Turamutse tugarura itorero rya mbere ry'intumwa tukareba uko ryakoraga, uwabagarura bo mu itorero rya mbere basanga ari bivuge gute. Hano harimo abantu bakuru, Imana ishimwe. Abantu bariye inkoko za kera z'ubu niko zimeze, amata mwamwe ya kera y'ubu niko ameze. Hanyuma se ibigori mwariye iby'ubu niko bimeze? Ni kantite ariko nta karite. Kandi ngewe amareta yo mu isi ndayumva. Abaturage babaye benshi ku isi, utabatuburiye ntabwo babaho. Ubaha ibitaryoshye cyane ariko ntibapfe, hako bicwa n'inzara bajya ibitaryoshye cyane. No mu rusengero byabaye kantite, turimo kugenda dutakaza karite. Turimo kuzana umurahurano, aho imbaraga z'ubumana n'umwuka wera bisimburwa n'ibyuma gusa bivuga cyane, bigasimburwa n'urusaku. Yego ni byiza, ariko ntibyuzuye niba nta kubaho kw'Imana kuri mu rusengero. Bavuye mu bunyage bw'imyaka 70, bubatse urusengero rwiza ruruta ubwo rwari ruhari imbere. Bagujuje, abasaza bararira, abajene baraseka. Ngo abaturanyi bari ku mupaka wa Isirayeli ngo bananirwa gutandukanya ijwi ry'ibyishimo n'iry'umubabaro. Nagira ngo mbabwiye ikintu cyariza abasaza, nuko igihe bajya mu bunyage, Yeremiya yahishe isanduku kugeza uyu munsi ntawe uzi aho iri. Barizwa nuko n'urusengero rwiza rutagira mu isanduku. Abajene be kuko nta kindi bazi, bari bazi babonye urusengero gusa. Bene data, isanduku yari isobanuye kubaho kw'Imana, yari isobanuye kubaha amategeko, yari isobanuye harimo manu, ibiryo by'umwuka, harimo inkoni ya Aroni yarabije. Ibintu byose twakora bibuzemwo kubaho kw'Imana, bikaburamwo imbaraga z'ubumana, bihinduka ikindi kintu. Nari mvuze ngo Pawulo uwamuzana n'itorero rya mbere, basanga tugeze kuri version murabona piratage igeze kuri. Iyo bakoze urukweto rw'uruhu mu Butaliyano, mu Bushinwa barupirata inshuro 5, kandi pirate ya 5 bari nziza kuruta urwavuye mu Butaliyano, ariko itwika amano ntiwayambara icyumweru. Beneda, nagira ngo mbabwire ko umurimo w'Imana ukwiye kurindwa, ukwiye kwitabwaho, ariko nanone ukogwa neza n'abawusobanukiwe. Haleluya. Nkwiye gukora umurimo w'uwantumye bikiri ku manywa, kuko hari igihe buzira, hari igihe nzaba ntakibasha gukora. Muri iri jambo, muri iyi ntego baduhaye harimo inshingano dukwiye kuyuzuza,
dukwiye no kuyirinda, dukwiye kuba twarayisobanukiwe, kuko hari umunsi umwe tuzabazwa icyo twatumwe gukora. Hano Pawulo yavuze ngo ndamaranira kugeraho dutangurana. Reka mbabaza, iyo byise ishiraniro cyangwa bikitwa kumarana, ubwo murumva hari imikino irimo? Nta mikino irimo. Ni ukugwana n'isi na Satani n'umubiri wambaye, ukuzuza umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo wakorera Imana wikunda, ntabwo wakorera Imana agaciro kawe ukabona mu butunzi bwawe. Oya, ntabwo byashoboka. Bisaba kumarana. Ndamarana. Abantu babijemwo dusirimba, ibyuma bivuga cyane, twicaye ku ntebe nziza n'amakaro. Ntabwo bari bwumve kumarana. Kandi twebwe hano nta nubwo twabyumva, kuko dusenga imiryango ikinguye na leta ibyemera, baducunga umutekano, nta kibazo dufite. Ariko abari hano haruguru Somalia na Sudani haruguru yaho bazi ibyo mvuze, bazi kumarana, bazi ikiguzi cyo kuba umukristo. Aho umuntu abatizwa hano tukamukorera umunsi mukuru, hanyuma n'abataje bose akabibazaho, hari undi ubatizwa ategereje isasu, akavuga ati ndabyemeye, nakira Yesu umwami n'umukiza, kandi azi ko ari buhita ajya mu ijuru mu kanya. Twebwe birimo umunyenga, niyo mpamvu mubona twabidiriwe byoroshye cyane. Pawulo yavuze ngo ndamarana. Yavuze kumarana, abazi icyo avuze. Umunsi umwe Pawulo yigeze kwirata, aravuga ngo ndirata inkoni nakubiswe. Abaroma bagiraga inkoni bakubita igahita izana inyama, ifite imikoba 7 nakoroshe ku mutwe. Bamuteye amabuye 2, basiga yapfuye, azugwa n'imbabazi z'Imana. Ubwato bwamenekeye mu nyanja inshuro nyinshi. Pawulo yabayeho mu kaga gakomeye, amaranira ubutumwa bwiza no kuzuza umuhamagaro w'Imana ku buzima bwe. Hanyuma umunsi umwe arirata, avuga ngo ndirata gukubitwa, akaga natewe na bene data b'Abayuda. Arirata, ageze ku byo twebwe uyu munsi twirata nkaho bimeze nkaho ari ingororano, aravuga ngo bitekereza nk'amase. None ubu ufite amase menshi niwe aba ari umugabo. Ufite amase menshi aba ari umugabo. Ba Petero baravuze ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko hari ikindi dufite, mu izina rya Yesu haguruka utambuke. Ubu byaracuramye, ifeza n'izahabu zaraje, ariko irivuga ngo haguruka utambuke ryarabuze. Ubwiza bw'urusengero rutagira mwo kubaho kw'Imana nta hantu bitandukanira n'andi materaniro yose. Ikintu dukwiye gusenga ngo kigaruke ni ukubaho kw'Imana mu nzu yayo. Mu bwami bw'Imana umuntu akorera Imana, azi uwo akorera, ashobora no kurinda uwo muriro bakugicanira. Hano Pawulo yavuze ngo ndamarana kugira ngo tugere aho dutanguranirwa. Ubwo bijemwo na kuruse nanone, bitangiye ari imigwano kumarana, none bijemwo gusigana. Nta muntu n'umwe ajya gusiganwa atiyandikishije. Nubwo waba uwa mbere ntaho wanditswe, nta waguhemba. Kwiyandikisha ntibihagije, hakurikiraho kwitoza. Ukitoza, kandi kwitoza ntushobora kwitoza neza udafite discipline. Ugomba gukora ku masaha agenywe, ugakora mu buryo bukurikiranye, kandi niba ari ikintu cyananiye abarokore benshi ni discipline. Ijambo rivuga umukristo rigaruka muri Bibiliya inshuro 3 gusa mu byakozwe n'intumwa. Ijambo rivuga umudisciple, umwigishwa, rigaruka inshuro 250. Twafashe ubuzima bwacu tubwubakira ku bukristo gusa. Ijambo rigaruka 3, twibagirwa kuba bigishwa ba Kristo. Rigaruka inshuro 250. Niba hari ikintu kitugora mu nzira y'agakiza ni discipline. Uryama sangapi, ubyuka sangapi? Ni gute ukoresha telefone yawe? Amasaha yawe y'umunsi uyakoresha gute? Hagira urashaka kuzura umwuka wera, ni ukuri ibintu bamo.
ntabwo wakuzura umwuka wari ufite porunogarafi muri telefone yawe, ni ukuri kose ntabwo bishoboka. Ntabwo ngewe mba ku mbuga nyinshi, iyo ushizeho umurongo wa Bibiliya nta n'uvuga ngo amen, shiraho Kanyombya urebe na Sebu, shiraho Urwenya urebe nimenya aho bavuye. Ntushobora kugarura icubahiro cy'ubumana, ntushobora gukorera Imana neza utagira discipline, ntabwo bibaho. Niba ushaka kuba umudisipure wa Yesu ugomba kwadopta discipline ye. Mwari muzi ko Bibiliya iyo usomye iminota 30 yusoma umwaka umwe gusa? Kandi ibitabo mwasomye ngo mubone diplome ya kaminuza ni byinshi kuruta Bibiliya. Ijambo rigize ubuzima bwawe ushobora kutariha agaciro. Beneda, nkwiye gukora umurimo w'uwantumye bikiri ku manywa. Paulo hano yatangiye avuga ngo aramarana n'imigwano, hanyuma akomeza kugusigana. Nari mvuze ngo gusiganwa no kwiyandikisha, hanyuma warangiza kwiyandikisha ugakurikizaho iki? Kwitoza. Hanyuma kwitoza bisaba discipline, hanyuma ikindi bisaba umutoza. Nta muntu witoza wenyine. Bariza umuntu mwicanye ngo pastor wawe ninde? Pastor wawe ninde? Pastor w'umuntu ni umuntu waturira iyo bagize intege. Ni umuntu wagisha inama igihe ukeneye inama. Ni umuntu yagendana nawe urugendo rwo guhinduka ku ngeso imyaka yose ruzagufata. Pastor wawe ni umuntu waturira ukaba uzi ko bihambiye mu mva bitazagaruka. Pastor wawe ni umuntu ugufitiye umwanya wamushaka ukamubona. Hajya pastor wawe ni abakristo benshi biyicaranye ibyaha mu rusengero babuze aho baturira. Ntiwakwatura ko wacinye mu mugabo wawe wasenyuka, wahisemwo kubibana. Icyaha nikimagwa n'imisi kikugwaho n'amaraso ya Yesu. Ntiwakwatura ko wacinye mu mugore wawe wasenyuka, wahisemwo kubibana. Amaturo menshi watuye ntakuraho icyaha gikugwaho n'amaraso ya Yesu. Wakuyemo inda uraceceka ntawe ubizi yego, ariko umutima wawe ni umuhamya ubuzima ubaho. Umutima ntujya ruswa. Ntabwo wamarana hanyuma ngo usiganwe udafite umutoza. Hirya yo gutozwa hakurikiraho kwambara imyenda yabugenewe. Ubwo ndavuga umunsi w'irushanwa. Ntabwo abakristo babaho ubuzima bwose babonye. Hanyuma ikindi gikurikiyeho ni ukunyura ahategetswe. Ntabwo wakora shortcut, ntabwo bibaho. Reka mbabwize ukuri, turi mu gihe cya digital, ibintu byinshi no gukandaho bikikora, ariko mu bwami bw'Imana ntibakandaho. Iyo bisaba gusenga no gupfuka mu gasenga, iyo bisaba kubabarira no kubabarira, iyo bivuga gutanga no gutanga nyene. Icyo bisaba cyose ntabwo baciye bugufi. Abantu benshi bagiye bahimba izindi nzira ngo zabagezayo. Hanyuma muzi ikintu bashaka kutwemeza nuko buri wese afite uburyo bwe bwo kugera ku Mana. Ibyo mvuze ntabwo mwabyumva, ariko ngewe nzi icyo mvuze. Isi ikibazo dufitanye ni kimwe. Iyo uvuze ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo muhita mubipfa. Iyo uvuze ko nta rindi zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwamo usibye izina rya Yesu, isi irakwanga. Ariko uvuze ko Yesu ari Imana muri nyinshi, ntaco mupfa. Mbabwiza ukuri, kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nzahumeka, nzaba nshemera ko nta rindi zina twahawe. Nzaba nshemera ko nta handi agakiza kabonegwa usibye muri Yesu Kristo. Tugomba guca mu nzira yatobowe n'imwe gusa, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Dufite abahanzi asigaye ahimba indirimbo agahera kuva itangira kugeza isoje nta zina Yesu ririmo. Izo ndirimbo ndabizi ko bazitegetswe na Illuminati, kandi babaha amafaranga menshi kugira ngo izina rya Yesu ryibagirane. Barimo gutanga amafaranga muri societe, mu masosiyete biblique, barundamwe amamiliyoni kugira ngo baborohereze. Ariko niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo.
ntawe ujya kwa data atamujyanye. Nta rindi zina rikiza abadayimoni, rihumura impumyi, ryirukana usibye izina rya Yesu ryonyine. Umurimo w'Imana barimo kugenda babidiriwa babyorosha ku buryo byorohera buri wese mu buryo bwe. Niko Paulo yavuze hano. Hanyuma abantu babikoze neza, abantu bamaranye neza, bagasiganwa neza. Bibiliya iravuga ngo babikiwe ingororano zo guhamagara kwe. Mbabwire ko ibintu duhamagarira ntabwo ari ibihuha. Ntabwo ari ibihuha. Mperuka gutekereza akantu numva kagiye kumvangira ndakareka. Kari gateye gutya. Muribuka ko isi ibintu byose tureba yabiremesheje ijambo. Siko mubizi namwe. Yaravuze ngo nihabeho. Abakoresha internet muzajye mujya kuri Google musacinge, muzasanga habaho ibibaya byiza, indabyo nziza, imigezi myiza. Ku isi hari ahantu heza ahantu heza ku isi pe heza wicara gusuka ruhuko. Ibyo bintu byose yabiremesheje ijambo. Hanyuma nyuma yo gucungura itorero yaravuze ngo sinzongera kurya, sinzongera kunywa kugeza igihe nzabonera umugeni. Mu yandi magambo, amaze imyaka 2000 akora ku manywa na nijoro yitegura umugeni. Umva akantu kamvangiye rero. Niba ibyo yaremesheje ijambo ari byiza nk'uko tureba, ibyo akoresheje amaboko imyaka 2000 bisa bite? Ni iby'ijisho ritigeze kubona, ni iby'ugutwi kutigeze kumva, ni iby'Imana yabikiye abayikunda. Abamarayika barabirunguruka ngo bakifuza nabo kuba abantu ngo baze kubikorera, ntibafite ayo mahirwe. Twebwe nubwo tuba bari naha, tubikiwe umurage utabora, tubikiwe umurage udasa n'uw'isi. Mu misiyoneri umwe ngo yatashe avuye muri misiyo kubwiriza, agira amahirwe yo gutahana na perezida wa Amerika mu ndege imwe. Hanyuma ngo asanga ku kibuga huzuye abantu benshi baje kwakira perezida wabo n'amadarapo n'ibintu byose. Uwabura umwakira arangije arababara avuga ati koko abandi dore uko bakiriwe. Umukara ngo ahitaza mu gutwara amubwira ngo uriya nuko yarageze iwabo, nawe nugera iwanyu ijuru ryose rizakuririmbira, bazavuga ngo mureka atambuka aranesheje. Imibabaro y'akanya ka none ntikwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Dukwiye gukorera Imana tukiri inaha, tukabikorera nk'abazabirago. Hari ingororano zo guhamagara kwe. Mwisi turi n'umubabaro yego, ariko hari umunsi umwe ijuru rizatwubaha. Hari umunsi umwe Yesu azavuga ati wagize neza kuya. Tuzaba mu gitaramo c'imihigo. Nta nubwo bizaba byihuta, bizamara imyaka 3 n'igice. Avuga ngo aba nibo bagumanye nanjye, bihangana nanjye mu byo nageragejwe byose, none data ubaha ubwami. Umunsi umwe twagiye kubwiriza i Burundi mu gihe c'abacengezi bikimeze nabi. Hanyuma tugeze imbere aho twari tugiye gutangira kuzamuka imisozi, twagomba kugenda amasaha 8. Dusanga barangije guca imitwe abasirikare 6. Duhungira ku gisirikare cyari hafi aho, turababwira ngo muduha abasirikare baduherekeza. Umuriyetene yari ahari, umujinya uramwica avuga ati muri bazima cyangwa mwarasaze? Ndangije gupfusha abasirikare 6. Muragira ngo mbaha abandi bo gupfa, mugende mupfe mwenyene mwarasaze. Dukora inama turi 3, turavugana ngo ruguru imurambi itorero riradutegereje. Bateguye igiterane, baratwizera, baradutumira. Nubwo dusaba guca mu rupfu, tugende tujye kubwiriza. Turavuga ngo nibatwica, aho tuzaborera Imana izabihaza. Impanda nivuga tuzaba mbere kuzuka. Duhita turazamuka turirimba, turazamuka. Tugeze hejuru dusanga barimo kwica abantu, abacengezi. Nicara hasi mbwira Yesu, mfanye ubuto. Nari umujene muto none ndapfuye.
ijwi rirambwira ngo humura. Mu kanya nko mu munota tutuzuye Imana iradutabara, bariruka, hanyuma turagenda dukora igiterane. Nijoro baraturasa ijoro ryose, kubw'amahirwe tubaho. Bukeye turongera turabwiriza, hanyuma turataha. Icyo nashaka kuvuga ni iki: nubwo byadusaba gupfa, nitunapfa mbere, aho twaboreye Imana izabihaza. Impanda niyivuga tuzaba aba mbere kuzuka, hanyuma abasigaye mu isi bahinduke badukurikire. Hari ingororano zo guhamagaraho. Umva mbabwiza ukuri, ibi bintu nubwo byansaba gupfa, ndabizi nubwo byansaba gupfa sinzabireka, kuko hari ikintu cyiza akorera abantu be. No mu mubabaro aguha amahoro, ukabikora wumva wishimye, kumva wagombaga kubikora. Rimwe bamfatiye mu Buhindi, bantwara kunyica, bamfungira ahantu habi mu mwijima habi. Hanyuma leta yacu n'abayobozi beza bakora ibishoboka byose ndagaruka, ariko ubu wampaviza nasubirayo. N'umunsi nzapfa nishimye, nyambwira Imana ngo kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nzahumeka hazagira undi muntu uzana kuri Yesu. Byibuze nzarokora umuntu ku mwuka wanjye wa nyuma, kuko umuntu atera akanyuma hazagira umuntu gakiza. Nagira ngo mbabwire, mwe guheranwa n'imibabaro. Ngewe hari umwanzuro nafashe. Ndi mu bantu bafite amasezerano atihuta gusohora. Igihuse mbere yandi ryamaze imyaka 8. Hanyuma irikurikiyeho ryasohoye hashize imyaka 18. Hanyuma irindi iheruka gusohora vuba ryari rimaze 23. Ariko nafashe umwanzuro, amasezerano Imana yampaye ntazanteranya nayo. Ibyo atarakora bizansanga mu nzira ngenda. Icyo yakoze mu buzima bwanjye cyo kumpa agakiza kirahagije, nubwo nta kindi cyakurikiraho. Hanyuma nashima kunshigikira muri uru rugendo, ibyo azampa byose nzabimushimira. Ariko nta kizambuza gukora icyo nahamagariye, kuko ndabizi ko ari umunsi nzahagarara imbere y'Imana mpabwa ingororano zo guhamagara. Hari umunsi umwe azangororera, ndabizi neza. Nigeze kurota neza umunsi umwe, nuko narose nyene, nukurota ubyuka ushonje. Narose urugendo rwanjye ndimo kugenda, hanyuma ngera ahantu numva ibirenge bivuye ku butaka, nyura mu kirere. Ikirere numva cyose kiraririmba nk'amazi asuma, kivuga ngo mureka atambuka aranesheje. Niba hari ikintu kijya kimbere igitsika mutima, niyo nibutse uwo munsi. Hari umunsi umwe ijuru rizatwubaha, hari umunsi umwe ijuru rizubaha abantu bakoreye Imana, abavuga ati aba nibo bagumanye nanjye mu byo nageragejwe, none data ubaha ubwami. Dufite inshingano yo gukorera Imana. Kimwe mu byo yaturemeye ni ukumukorera. Buriya amafaranga yaguhaye yagira ngo ukore byinshi. Nagutiza imbaraga z'umubiri ukabyuka ukumva biremera, abagira ngo ukomeze umukorere. Hanyuma umunsi umwe urugendo rwawe ruzarangira. Ikibazo aguhamagaye umunsi wavuga ko wakoze. Ntidufite amahitamo, twese hari umunsi umwe tuzahagarara imbere y'Imana. Uwo munsi tuzabazwa inshingano. Wasobanukiwe umurimo w'Imana, wemeye umurimo w'Umwuka Wera mu mutima wawe, wemeye umurimo wo guhinduka ku ngeso, hanyuma umurimo Imana iguhamagarira gukora uwukora gute? Ubuswa buri hirya y'ubuzima ni ugufata iby'Imana yaguhaye ngo ukoreshe, ukabifata ukabirunda inaha. Kandi isi itanga akazi ariko nta nyungu. Ni ukuri kose, isi itanga akazi ariko nta nyungu. Hano imyaka tuhamara imyinshi ni 80, 90, 100. Hanyuma aho tuzajya kuba naho iteka ryose. Aho kubitsa byinshi, aho uzatura iteka ryose ukabirunda,
ahantu uzamara igihe gito. Muri 72 numvise aha gakuru numvise vuba nak'umurundi yahungiye Tanzania 72, agezeyo aracuruza abumukire, yubaka ama etage, agura ama minibus menshi. Noneho Tanzania bamugirira ishari. Yari yararongoye umutanzania kazi, yihindura umutanzania. Uzi ikintu cyabaye? Kubera ishari baje kuvumbura ko ari umurundi, babonye ikintu cyo gushingiraho. Baramuhamagara mu gitondo, bamwambika minote, baramubwira ngo umutungo wawe ni mali ya Tanzania, n'abana wabyaye ni mali ya Tanzania, n'umugore wawe ni mali ya Tanzania, ibyo utunze byose ni mali ya Tanzania. Bamwambutse umupaka yambaye ipantaro n'ishati, baravuga ngo uko waje niko usubiyeyo. Beneda, uko twaje inaha niko tuzahava. Ibyo waruhiye byose ni imari y'isi, ahubwo ukwiye kwibaza ngo ni yihe nyungu y'Imana mu by'Imana yampaye. Niba Imana yarakugaburiye ukaba utagaburira imfubyi, ntabwo wamenye umurimo w'Imana. Niba Imana yaraguhaye imodoka ugendamwo wenyine wazamuye ibirahuri wumva umuziki nguri boss, ari ikintu ukwiye gusobanukirwa, ni umurimo w'Imana. Niba Imana yaraguhaye amafaranga ukayajya wenyine ukumva urakomeye, ntabwo wigeze usobanukirwa umurimo w'Imana. Reka mbabwize ukuri, nta na kimwe twabuze gusobanukirwa gusa icyo yaturemeye. Umurimo w'Imana uduha inshingano, umuhamagaro, dukwiye kuwukora neza nk'abazawubazwa. Nababwiye ko nakijwe mfite imyaka 10, ku myaka 13 bantangaho kimwe mu 10. Ubusore bwanjye bwose narabutanze mu bwami bw'Imana. Nkunda madamu ngumfuye ntabwo nta gihombo numva mfite, iminsi nsigaranye ni imyongerano, numva ntacyo nicuza, nakoze ibyo nagombaga gukora. Hari abandi igihe cyabo cyose bagipfusha ubusa. Twunamisha amaso dusenge, nasoje. Hari umuntu yaba yicaye muri iri teraniro avuga ati nge reka ndeke uyu munsi nemerera umwuka wera akora umurimo we mu mutima wanjye, anshoboze guhinduka no gusa na Yesu. Niwe nifuza ko dusengana. Umuntu uvuga ati umva mwami, nkubereye umunyakuri, ndabizi ko ahantu hangora, nemereye umwuka wera nakora akazi muri nge. Wawe uramutse uhari, haguruka dusengana. Ubwiza Imana kwibwira ati mwami, nguhaye uburenganzira, injira muri cya cyumba, injira no muri cya kindi, na cya kindi ucinjiremo. N'ahantu hakora akazi, naho uhakora akazi. Wowe gusa umubwiza ukuri, yiteguye kugira icyo akora mu buzima bwawe, kandi nyuma yaho uzakomeza kuzuza inshingano zawe z'umuhamagaro. Nyakubahwa Yesu, kuri aya manywa tuguciriye bugufi. Paulo yavuze ngo ndamarana, ndasiganwa. Birashoboka ko twaciye inzira ya bugufi, birashoboka ko tutiteguye, ariyo mpamvu mwirasaniro twatsinzwe. Birashoboka ko twakoze umurimo w'Imana nabi, birashoboka ko twikunze, birashoboka ko twananiwe. Tukubereye abanyakuri, tuguciriye bugufi, waduhamagaye ngo tubabarire kandi ngo twibutse inshingano. Ndasenga kuri aya manywa kugira ngo buri wese umwibutse ko hari umunsi azahagarara imbere yawe, akwiye kubikora neza, akwiye kuzuza inshingano ze, kugira ngo azahagarare adafite isoni, adafite ikimwaro, kuko yujuje inshingano ze. Dushoboze kugukorera bikiri ku manywa, kuko buzira igihe tuzaba tutakibasha gukora. Dushoboze gukora icyo duhamagarira. Ineza wibane natwe mu izina rya Yesu.